Mbavu. Yes. Imeze bite se Mbavu? Ni fresh. Amakuru y'iminsi se sha. Amakuru ni meza. Jonze naraje nsanga ntabwo hari wari wagiye. Sha ariko nawe ntabwo uruka kubonamo. Nayo matariki ameze neza. Kira cyane afungure ko nabonye ari neza. Igabanya nayo gukabye. Dokuri pe. Mbavu. Hariya uriya muturanyi ni uriya ni mabuje. Uriya ni umugore wa boss. Boss we? Boss wanjye. Abantu? Boss wanjye subizi ko ari bwotasi. Ari bwotamasimbi. Sure. Riko bimeze uriya ni umugore wa boss. Uriya niwe mabuje. Amaze igihe kingana iki yaragiye? Ego ku boss wanjye se. Ntabwo amenye igihe yagendeye subizi. Okay. Warugitaho nise? Nanjye tawo nanjye. Shayiwa naribi kabisa ariko dore girunemo kabisa dore bise nabi. Kuvugana ni mugoro. Boss ndoruka kuvugana. Ibintu bimeze nawe reka nje kureba mabuje ndebe ko yankandiramo dukeya ndebe byari byo ariko nawe ugomba kunamo. Okay. We turaza kuvugana nimugoro ni natro. Yego boss. Sawa. Somunsi mwiza. Ego boss. Imeze bite se Mbavu? Fresh boss. Biracamo. Sawa. Wiri bite se Mbavu? Ari turasubira. Amakuru se. Amakuru ni meza. Inanga sina. Tuyari ya muri yanzu. Ndikumva uri umuturanyi nanjye nurimo gutya mahane. Iyo hamaze igihe? Mamaze hafi nk'amezi 3. Twe turi bashyashya. Ni muracyari bashyashya. Bukwita ndese? Keza nanjye nitwa Lemi. Yeah. Werekeje se? Nanjye gukora alimentation ari nanjye kugura. Waguherekeza? Oya murakoze. Uzamerekeza ubutaha. Uribana hariya se? Oya ibyo tuzatubivuganaho. Kubera iki agakanya? Oya. Ako yinda ndibana. Uribana? Byiza cyane. Murakoze. Usa neza ariko byataha. Kandi nambaye imyenda yo mu rugo. Wambaye neza cyane. Mvuye mu kazi turimo two mu rugo. Wambaye black. Si black kuri izuba ntabwo uri kwica. Suri no zuba. Gake nyine no kugerageza. Okay. Sha, nanjye reka ngire mu rugo ntacyo bura turaza kuvugana. Naribi. Okay, ntacyo bura turaza guhura. Yeah. Wait. Mama nimero ya telefone yawe. Urumva nk'umuturanyi ntago ugomba gukenera nimero y'umuturanyi kugira ngo nihagira n'akantu samunsi mwiza keza. Karibu. Stari. Asanze nanjye nkarimo. Birangiye nkusuye nanjye nari maze iminsi ndi bize byataye. Yego shama. Akazi kaba kadutwaye. Ese ukora iki? Mfite bijusteri hariya mu mujyi. Yego. Bijusteri. Ahubwo se ntabwo ujya ukunda kwambara utuntu tw'utu? Sha nyine hari igihe ubona ari nk'ukuntu ujya kugura ibiriya biboro by'amashanete ugasanga bakwiye ibintu by'amagarama. None se nibyo ukora? Ya nibyo nkoramo kabisa. Ahubwo mwemere n'aka gift. Yego. Sha merci n'ukuri. Noneho nkunda ibintu by'amabijusha n'amameta. Sha byiza byatari kabisa. Hano hantu sirungu ntabwo rero ryakwishe kuba ryanyishe nawe se ko nsigaye nguhamagara nkabona mba ndi bize mba ndi kuguruka byataye. Yego. Ndi kuguruka ariko ubwo ndahari kabisa. Shame nari mu gizo nsure dore hano hantu mpaba njyenyine. So nyine nuko nguko nyine babimeze. Nta mugabo ufite se? Nawe da. Kamura bigutunguye kubona nshaje se? Nshaje ariko nyine nta mugabo ufite? Se nta mugabo mfite nta sheri nyine ndwaho nyine ndi single. Wowe nanjye ndi single. Ubwo duhuye bihwanye nyine. Bya cyane. Simwe usigaye hano mu gipangu wenyine babimeze bite ubundi?
sha nyine bari ukubawa bari ukubyuka kwiganira na mbavu bukira bavaransetsa bavaratebya cyane bavaransetsa ego arungu rya kwica muri kumwe pe ko mbavageza akambwira ngo n'ibintu boss nyine ni boss nyine nyiri kino gipangu nyine ubugenza n'amazu yose wamuhana uraziranye na boss oya nyine bambwira nyine ko abundi nyine abazama baba bafite amagambo ariko boss ni n'umugabo agomba kumenya n'umukobwa mwiza nkawe ego se ngaje pe oya ntabyo bwiza nabi wenda gusuye kabisa Yesu bagiye kukubwira none se twakiriza iki oya meze neza mvuye mu rugo amaze kunywa icyayi yego uracyahaye cyane pe ahubwo sinziho Yesu sha nuze kugira inzara rwose mu rugo hano mu rugo hano ni mu rugo ahubwo sinzi nimba wowe sha naniba kukumva nabyutse neka ni byiza cyane kabisa Sima ko urusa neza byataye niyo uri mu rugo oya ntabwo usa neza byataye kabisa yego isoni zakwishe isoni zakwishe yego mfite isoni zataye nyine rego iyo uhuye n'umusore nyine aribwo bwa mbere mutamenyeranye nyine kuba muri kumwe tera isoni mukunda koga urabizi koga se koga ntabyo uzi ndagerageza ahubwo nimba ubizi wazanyigisha ndabizi cyane pe umunsi umwe gutyo mu ka weekend tuzasohoka tugende tu ahubwo se nimugoroba twaje kujyaho kuko ngubu tukiri mu gitondo nimba nta kazi ufite nimugoroba cyangwa nta gahunda ufite nimugoroba afite gahunda ndashaka guhita njya mu mujyi urabona ubu ntabwo nakwirirwa mu rugo natigeze nkora bisaba kugerayo nkareba uko bimeze nkaza kugaruka hano bizinesi yari yawe bisaba kuyitekinga care nyine ukareba cyane hanyuma se mu bijyanye no kunywa jya ukunda kunywa biya cyangwa utuntu turi soft aya nkunda ibintu biri soft ibintu by'amabyereka reka zikunda abantu b'abasore n'abakobwa ko basigaye bazinywara ahubwo sinzi impamvu udafite umukunzi kandi nzi ko abantu bazinywa baba bafite abakunzi uragira se ngo ibintu by'inkundo sinabaye mbihagaritse ubwo wowe vipi gute uri singa umukobwa mwiza nkawe nyine ariko wakunda uba uri umuntu uri seriye uzi gutekinga care y'umuntu si umuntu uri seriye wamugani kuri wowe n'umuntu umeze umuntu uri seriye ni umuntu ufite ejo hazaza heza ejo hazaza heza umuntu mbona uri seriye yawe umuntu ufite intumbero nyine ushobora kubwira n'ikibazo cyawe agahita kigukemurira rega tuba dukeneye support mu buzima ese waba mu nzu nk'iyi ngiyi ukayishyura iki ariko nabyo biba bikenewe da nk'uko nawe hari icyo waba amurusha wamufasha n'ibintu bisanzwe tuma rukundo ni ugufashanya ariko uri umureyo yego kubera jezi yari iyi share yose rero nyikunda kubi ni ku mutima nanjye dore ikipe yanjye ni na Arsenal ariko Arsenal nanjye ndayifana da nawe urayifana hanze bishari byiza cyane pe ukunda kureba match se cyangwa ureba izari cyese iyo mfite nyine umuntu turi kumwe tukareba match gusa nyine kureba match uri wenyine like biba bibaho nyine cyane pe ariko ndahari tuzajya tujyana kureba match yego byiza tunarebere hano nabyo nta kibazo ariko ufite n'utwara twiza yego ufite intoki nziza byateye birakoze njye bikubwiye wa mbere se subi inzara byiza nyine hariho nk'utuntu tw'utuzabu nyine dutuma nyine bigaragara neza tuzahabu ariko nuko nguko birasa neza cyane pe ariko nayo icyo ndi kuvuga uri kucyumva birakunda cyane yego anadateye ubwo ngubwo kanizere ko ku ntoki zanjye hazaba hariho ikindi kintu hazaba hariho na diyama ntabwo ari zawe gusa hazaba hariho na diyama kuri pe we n'amazamu n'amadiyama azajyaho byataye byaba byiza nibwo byanshimisha yego niba ukunda utuntu tw'udutako ubundi uhora mfite ariko nkikubona bwa mbere sinzi ukuntu nakubonye bitandukanye n'uko nakubonye uno munsi bwa mbere nabonaga uri muto ukuntu ariko ndi kubona usa nkaho wabyibushye mukurikira t-shirt wambaye aha ni umupira cyagiye wambaye ubwo banda ako nabwo yambaye umupira munini ivarese ubwo simbizi
shange ndi kubona amasaha mfashe kandi nakubwiye ko ngiye kwita njya mu mujyi kureba ku kazi ko byifashe Isa yanagiye ariko turaza kuvugana ntacyo ni inaha ari ikibazo ndaguhamagara nta kibazo uramerekeza kankugeza hano ku irembo gato Shirese kahamagaye noneho bigenze bite haranyica nibagiye kumuhamagara. Hello, what's up, Sheri? Hi. Ni sa uranyica we, uranyica noneho mana yanjye. Icyumweru cyose ntakuvugisha sorry. Nahuye n'ibibazo bikomeye Sheri wanjye. Tukagenda ukamara 1 week utari wamvugisha yandikira muri urubona twagize urugendo rurerure mu ndege so nahuye n'ibibazo bikomeye ntakubwira kano kanya ni ukuri ngo ubyumve gusa wumve ngo maze iminsi 2 aribwo nanjye mbonye umwanya navuze ati umunsi nikuza kukuvugisha kuko nazanye umunaniro uteye ubwoba ndazi ibyangombwa runaka nayo nazanye bimwe byarangiye nyine nahuye n'utubazo twinshi tusaba kubora nirukanka mu tuntu kugira ngo dukemuke ariko ubu nibwo ndi stay neza uyu munsi napanze ko tunavugana kabisa naho kunanze nawe ntabwo nakubeshya ukuri urukumbeshya rero ubonye cyangwa huye n'abakobwa b'abazungu ari umukobwa ukuruta ko urumva najya ku mukobwa urabona kino gihugu cy'Ubufaransa hiberamo aba black of course benshi abanyafrika benshi bagiye bahaza ariko na n'umwanya buri sava mu kazi yigira mu bye yigiriwe so nta mwanya wapfa gukora n'undi muntu kandi urabizi ngiye ibintu byo guca inyuma si ibintu byanjye kabisa meze neza navuga ko natangiye kumenyera kwiadapta hano life nyine no kuva mu kazi witaha nyine wipigira hano nta mukozi umuntu agira hano no kwitekera so umuntu aramenyera maze kumenyera aho bose Kigali amakuru i Kigali wana Kigali ndayikumbuye nyuma y'icyumweru kimwe mpise nkumbura Kigali I'm same as here. I miss you so much. So bako nyine urabizi ko nyine ubuzima nyine tujyaho butwerekeje awi back nzagaruka vuba. Already niga ko bari bambwa amezi 4 ubwo rero nika ko tazarenga. Oya nta kibazo nzakubwira umva naza ntakubwira. Cyakoze kabisa nzazana nakumbuye Kigali cyane hako nizere ko tazanca inyuma nsigaye numva ngo Kigali hari abasore birirwa bapfubura abagore b'abandi ndabizi ntabwo waca inyuma umugabo wawe kabisa. So thank you rero ndabona n'ubundi amasaha y'akazi kanjye mfashe hari naburaga iminota 10 reka njye muri douche ndebe ko najya mu kazi k'abandi hano niba byoroshye ukerere gato umva barakwandikira kabisa. Love you too. Thank you. Take care. Thank you. Skari nimero ya boss ba. Yego boss. Amakuru ni meza boss ariko ko wanyanzera boss mu Faransa se na mahoro boss ariko ntago heruka ku ntamo rwose ntago heruka boss suguruva ariko boss ari amakuru ushaka kuguha ariko ewa ugomba kungurira akantu rwose kandi ni amakuru y'ingenzi boss urabanza ungurira akantu kuko iyo nkuru iragurishwa kabisa. Boss rero muri iki gipangu hari umusore dusigaye duturanye rwose nsigaye mbona afitanye agakungu na mabuja rwose ajya namusura
ajya namusura rwose nsigaye mbona aza kenshi. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba bajya banakora n'ibintu nazi, ajya namusohokana bagataha nijoro. Yego rwose. Bose iyo nkuru muhaye rwose ugomba kungurira akantu kuko nanjye byambabaje cyane rwose kuko bose nta kintu nakuburanye pe. Yego. Bose bikore mu maguru mashya rwose kuko hatagize igikorwa byaba ari ibibazo pe. Sawa sawa. Bose zana amazi bose bigize amahirwe babarira ugenda ureba ibintu birimo birabera mu nzu munzi wanjye umva mu nzi wawe hatse babarira ahubwo bose hodoni tugito babarira. shabe dore warambeshye. Ntabwo nakubeshye. Sinaje nakubura se ejo bundi naraje ndakubura. None se kutari wamamagaye? Ntabwo wari wagiye. Nyine nawe ugira ingeso zo kutamamagaye utabanje kumvugisha. Wari wagiye. Nyine ngiye gushopinga. Ntacyo basi tuzabireba utahe kuwa gatandatu nari. Ngagushana ngukumbuye. Seriye. Wambaye neza ariko gute suko. Ariko rusiko ngiye kuza. Rusiko ngiye kuza. That's why rero nyine nakwitegura. Oh my god, what the fuck to my wife? Man, please. Are you fucking serious? Please, let me explain. Sit down. Fuck, man.